uyu munsi kuko mubizi ni umunsi wo kwibuka bene wacu abanyamurenge bazize uko bavutse cyangwa se uko baremwe ibibogo mu bibogobogo ibubembe. Reka tutagiye mu bintu byinshi tubaze uyu muntu wacu umutumirwa muramubona hano imbere yacu imbere ya za kamera. Uyu niwe wariye musi w'igikorwa cyabaye uyu munsi hano Kasarani kwibuka Nairobi. Reka tumubaze ukuntu yabonye kino gikorwa cyagenze uyu munsi nicyo yavuga kuri iki kintu cyatubayeho nk'abanyamurenge kugira ngo aze gutanga ubutumwa abuheze abantu batabashe kugera hano kuri uyu munsi. Tuguhaye ikaze wa mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu ukababwira amazina ukakomeza. Yego murakoze cyane, nitwa Frank Manzi, nkaba ntuye hano Kasarani ariko iwacu ni mu Bibogobogo nyine. Uyu munsi rero ni umunsi wo kwibuka bene wacu biciwe hariya mu Bibogobogo bazira uko baremwe. Kandi uko nabonye uyu munsi wenda hari ngereranyije n'ibihe byashize abantu bagerageje kwitabira ku bwinshi, ndetse twagize n'amahirwe yo kubana na bamwe mu bayobozi b'iki gihugu, tubasha kubasangiza amwe mu mateka y'ibihe bibi twagize, ndetse no kubasaba niba hari icyo badufasha kugira tubashe kuba twabona ubutabera ku bakoze buriya bwicanyi. Murakoze cyane, uvuze neza, uravuze ati n'uyu munsi twari dufite abatumirwa b'abayobozi ba kino gihugu. Ese wabwira abantu iki abo batumirwa ni iki batugejejeho twe nk'abanyamurenge basizwe n'abo bene wacu bazize uko bavutse? Ese ni iki watubwira abo bayobozi bavuze ubwira n'abandi bose batabashije kuba hano kugira ngo bagire icyo cyizere ko hari ibintu bisa nkaho bigiye kucamo kugira ngo tugire ubutabera kuri aba bantu bacu bapfuye akano gashinyaguro? Yego, urebye muri rusange abatumirwa barayobozi mu nzego za leta zaha ngaha bagereje ku bari bitabiriye bose uburyo mbese iki gihugu cyatwakiriye n'uburyo tubanye nabo. Mbere byari bigoye bikomeye, ariko urebye byibuze ubu ngubu uko biri, kubera ko tubasha natwe kuba twahabwa wenda hari ubufasha mu nzego za leta cyangwa se wenda bimwe bikeya bishoboka. Nkuko mwumvise yavuze ko ubu ngubu kubona driving license cyangwa se permis de conduire biroroshe uri impunzi. Ikindi wemerewe gukora wakora hose, ariko kera siko byari bimeze. Ikindi batwemereye, hariho abana bacu nyine bajyanwa amateka muri Tanzania n'ababembe, bamwe barabishe, abandi baracyabatesa baracyabatoteza, babafitemo iminyago n'ubu ngubu. Batwemereye ko abayobozi bacu, ndavuga ba chairman, ko bazaza bakaganira bakaba babasha kureba inzego za leta zibishinzwe ku buryo zishobora kuba zabafasha kugira ngo abo bantu babashe kuboneka cyangwa se abo bana babashe kuboneka. Murakoze cyane, uvuze neza cyane. Abayobozi bavuze ati hari byinshi badufashije kugera ku bintu bijyanye na driving license, badufashije kugira tubone za M-Pesa hano se cyangwa se amarayini nibo babikoze, ariko ibyo si byo gusa bihagije. Bongeye baravuga ati bagiye gukurikirana iki kibazo cyacu twagize cy'abantu batwawe iminyago za Tanzania. Ese niki wabwira abantu tugira icyizere ko bishobora kuzacamo, cyangwa nubwo bikigoye ariko tugira icyo cyizere, unatanga n'ubutumwa ku bantu batabashe kuba hano kugira ngo biyumve ko nubwo bigoye ariko bishobora kuzashoboka bigacamo? Yego, urakoze cyane. Urebye muri rusange ntago natanga icyizere wenda ngo bizashoboka, ariko mu bigaragara ko nuko abantu twese duhagurutse tukabasha no kuba twakorana nyine n'izo nzego za leta zibishinzwe na UN ndetse n'abandi bose mbese bashobora kuba babidufashamo. Ubwo turavuga nyine izindi agence zose zibifite mu nshingano, turashobora kuba twabigeraho rwose. Ikindi nanone buriya nta kintu abantu bashobora kuba bageraho batagitangiye. Icyiza ni ukugitekereza mukagihereza inyigo n'uburyo kizakorwamo, mwarangiza noneho mugatangira kubishyira mu bikorwa. Kandi ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe, ni igikorwa cya buri umunyamurenge wese ku isahari, kandi nidushira hamwe tuzashobora. Imbaraga tuzishize hamwe tuzashobora kubigeraho. Urakoze cyane Frank, kandi niwe wariye musi uyu munsi. Reka tugushimire Frank, wagize neza cyane kuza gutanga ubutumwa n'ibibazo tubanje kukubaza ukabibisubije neza. Uri umuntu w'umugabo cyane, Imana iguhumugisha. Murakoze cyane, mwihangane nk'abantu b'ibubembe. Yego, murakoze cyane. Ibibazo byo kuvuga ngo mwabuze abafamiliye banyu, mukomeze mwihangane, kandi dutanga n'ubutumwa dukomeza abantu bose b'abanyabubembe n'abanyabibogobogo, mukomeze mwihangane, ibintu bigiye gucamo neza. Murakoze.
cyane Imana murakoze ibahe umugisha. murakoze Asante sana. Ni wa munsi muzi twaje kwibuka abacu bazize uko bavutse abanyabubembe uyu munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 2024 byabereye Nairobi Kasarani. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu mwamubona hano imbere ya kamera yanyu, yitwa Danilo, ariko nshaka no kubivugaho cyane, reka banze yivuge anababwire n'akazi akora. Ni n'umuhanzi, akora ibintu byinshi, turamuganiriza umwanya mutoya kugira ngo abadukurikiye baze kubaheza isomo. Murakoze cyane. Murakoze abatanzi, ndabizi ni benshi. Amazina nitwa Danilo, ndi umunyamurenge, ndi umugorora wo mutuganye data arashaje, twaga mutuganye mwene Sebakanura n'uwa Ndayi n'uwa Ntagabanya, Ntagabanya n'uwa Mududa, Mududa n'uwa Jabagabo n'uwa Rugorora, ndi umwishwa w'abagunga mu nzu y'abadinzi. Kecuru yitwa Nyiramatungo, ni mwene muganga wa Rugubira. Kabyara data kabyara. N'Abanyakabara. So warumbwiye ngo tuvuge kuri uyu munsi. Mu by'ukuri kubesha si byiza mani. Ibi bintu sinari mbizi pe, mvugishije ukuri. Naje gusanga urubyiruko rw'abanyamurenge dufite urugendo rukomeye cyane. Dufite urugendo rukomeye kuko nibajije ibintu byabaye hakaba hashize imyaka 28, siyo bari kuvuga. Yes, 28. Nkibaza ukuntu hari uno munsi muzumvise bwa mbere, biranyobera. She n'ubwa mbere nabyumvise. Aho nabyumvise, si uyu munsi nabyumvise bwa mbere. Nabyumvise bwa mbere ku wa gatanu Mutabazi ura MC abikubwira, ampamagaye nyine ngo nzaze ngo nzaririmbe ngo mucunama. Mubaze harabinsobanurira. Nimwataye amakuru ngaho nyumve sinyaza. Ariko mu by'ukuri uburyo numvise ibi bintu man biteye ubwoba. Bro. Biteye ubwoba, byankoza ahantu, kandi mu by'ukuri wenda baza kubikurikirana babikurikirane, cyangwa n'ababikeneye wenda bazabona babigarukaho birambuye. Ariko mu by'ukuri iki ni ikintu umunyamurenge wese agomba gushira ku mutima, by'umwihariko urubyiruko, basokuru ko barapfa, ba papa ko barapfa, cyangwa ko barasaza, nitwe rero duhari ubu ngubu. So ikintu navuga rero mu by'ukuri iki kintu nuko numvise bavuze ngo abanyabibogobogo. Shene numva batakavuza abanyabibogobogo, Abanyamurenge, hakavuza abanyamurenge, kuko deja buriya nabo bazanyamo akantu ko kwishogora nko mu bandi. Abanyaminembwe ibo ntibaza ibo ntibapfuye, abanyarurambo bo ntibapfuye, bafitemo na bene wabo. Urumva rero je ndumva, so ntabwo mbigaye, ndumva batakavuze ngo kwibuka abanyabibogobogo. Nyine byibura kwibuka abanyamurenge bice mu bibogobogo wenda tu. Nabivuze abanyabibogobogo rero hari nk'ibinyaminembwe hazumva bitandeba, kanje mu rurambo jacu ni mu rurambo mu bibango, ndumva bitandeba. Urumva birareba abanyabubembe. Ariko umunsi we bavuze ngo ni abanyamurenge bari batuye mu bibogobogo. Ico kintu ngiye agaciro kandi kikumvikana cyane kurushaho. So nk'urubyiruko rero mu by'ukuri ico nasorezaho, man tubigira ibyacu tubikunde. Bumvise ko bavuze abana bashimuswe, man na n'uyu munsi bakiri mu maboko y'ababembe, man ni ibintu bibabaje cyane. Urumva man, ni ibintu bibabaje, n'ubuhamya bubabaje bro, ni ibintu biteye. Urakoze cyane. Ahubwo nagira kandi kantu nkubaza, twabonye wakoze indirimbo zo kwibuka abanyabibogobogo, nubwo uvuze ngo bagomba kubita abanyamurenge kuko harimo bene wacu, nubwo ari bahari muri karere kabibogobogo, ariko harimo bene wacu bapfuye. So bakagombye kubyita abanyamurenge, ntibavuge ngo abanyabibogobogo, niko wari uvuze. Nagiraga ngo nkubaze, ziriya ndirimbo ni iyihe inspiration ushobora kuba waragize mu gihe gito umenya aya makuru ugatangira gukora ziriya ndirimbo, kandi mu by'ukuri abantu bicaye bavuze ati izi ndirimbo ni nziza pe? Niki cyajemo guhita ukora ziriya ndirimbo kandi wazikoze mu buryo butangaje pe? Sinzi aho iyo ngiyo inoza yavuye kabisa. Inspiration yo ikintu kijanye n'umunyamurenge, kumbwira ngo nandika indirimbo ijanye n'umunyamurenge, ni ukuri kw'Imana n'ubwo wumva saa 9 z'ijoro ako kanya ndahimana, nubwo wombwira saa 9 z'ijoro ngo nimvuge ku ndirimbo ivuga imurenge, nimvuge ku ndirimbo ivuga umunyamurenge, iyo ndirimbo ni ikintu gihita kimanuka ako kanya ni ikintu cizana. Kuko nkira nawe nakubwiye ko nayanditse ndi kwigisha baratwaririmbanye, donc ni indirimbo nanditse ejo, nyigisha ejo, tuyiririmba uyu munsi. Urumva inspiration rero nuko ndi umunyamurenge, niki kindi cyo inspiration kuruta ico ngico. Nta kintu ndi umunyamurenge nije bireba, nta muntu bireba kunduta.
ko nukuri so nije bireba rero niyo mpamvu ngomba kubikora nta mpamvu yo kuvuga ngo runaka bikore cyane atabikora ngo ngubireke uvuze neza cyane inspiration nta yindi ni wa mutima wo kuvuga ngo ni abanyamurenge nta kindi kandi uvuze neza ahubwo gusa icyo kindi twavuga turasubiraho inyuma bukeya nubwo bidahuye n'ibyo uyu munsi hari akandi kantu wakoze ejo bundi tukabona ku masocial media uri n'umusitari tubibutse ko afite nawe ibindi bikorwa hakora araza kubibabwira nyuma ariko nagira ngo ngaruke kuntu wapanze iriya liste y'abantu uyu niwo muntu wapanze liste y'abantu b'abahungu b'abanyamurenge ngo bajinze natubwira ukuntu yatekereje gukora kari akantu ni gute wotekereza gukora akantu ugapanga iriya liste ugahera ku muntu wa mbere ukageza ku 10 ukavuga ngo nibo bahungu b'abanyamurenge bajinze kari akantu wagatekereje gute sorry wenda kuba bise byinjiranamo n'ibi ngibi ntibihuye kubera ko biriya byo hano urabona mu by'ukuri dufite isura y'agahinda dufite isura y'akababaro ariko biriya ni entertainment ni creativity nyine hari ukuntu njya ndeba nkabona nk'ikintu kibura mu bwoko bwacu ntuze entertainment yacu iracari hasi ukuntu tumwe kandi entertainment kuraga nta kintu caseriye muri entertainment ibintu byose nyine biba bisa nk'ari amaryogo yaho utuntu dusekeje utuntu twiza iriya liste rero nyine je naratekereza natese ukuntu kaba bajama so donc si nka liste y'abantu bajinze cyane ni nka liste y'abantu twifuza kubona ubukwe bwabo urumva ko barabose navuze ko barabose navuze ni abasitari basanzwe bazwi nyine tu urumva baranari navuze kandi umuntu w'umusitari rero muzukuri iteka ryose abantu babifuza kubona icambere nkatwe tukiri bato umuntu wese w'umusitari uzayifuza kubona umukobwa atereta uzayifuza kubona wenda aho azakorera ubukwe nyine ukifuza n'ishusho y'ubukwe urumva so biriya rero nabikoze mu rwego rwa entertainment ubikeneye birebe kuri Danilo Pro niho nkorera Danilo Pro ndumva ari ibyo ngibyo nta bindi birenze urakoze cyane reka tugushimire mu zukuri dushimire no mutumirwa wacu yatuganirije neza ni nawe performance yaririmbye indirimbo nziza muraza kuzikurikira kuri iyo channel yibavuze Danilo Pro ikindi kandi dushishikariza n'abantu kuza mukurikira bino biganiro mukabishishikariza no kubitegereza abandi bakabitegera kugira ngo bibashe kugera ahantu henshi ubutumwa bugere ku bantu urakoze cyane Danilo kandi urakoze kwitabira asante cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha bro thank you